ibaze kuja kuri internet ugashakisha ukabihuza na curriculum ukavuga uti wenda ibyo abana bakwiye gufatana ibingibi. Ikibazo cy'ibura ry'ibitabo cyakomeje kuvugwa mu mashuri yisumbuye cyane cyane mu mashami ya siyanse n'ikoranabuhanga ndetse n'amateka by'umwihariko aho byaje kugaragara ko ibitabo by'amateka y'u Rwanda abayanditse bayaguretse. Abarimu bavuga ko kubura imfashanyigisho byabagizeho ingaruka bakavurwa no gushakisha ibigenwa n'integanyanyigisho ku buryo batorewe no kubona ibitabo abana b'u Rwanda bari bakeneye. Umuyobozi wa École de Sciences de Musanze Padiri Mbonimpa Jean Claude nawe wasangiye kurera ngo byarabagoye. Ingaruka zo ni nyinshi, nibyo twagize ikibazo cy'ibura ry'ibitabo ku buryo bagiye bakoresha uburyo bwose bushoboka, ari ukuja kuri internet, ari ukugendera ku byo bari basanzwe bafite bakareba ukuntu babihuza na kuri umucyasha. Ibyo ngibyo rero byagiye bitugora bagende no mu bihe barimo. Byaratugoye cyane, twaragerageje turiyaranja mu buryo bwashobokaga. Abanyeshuri bagomba kugira self confidence, bakumva ko ibintu bari guhabwa bijyanye n'umurongo leta ishaka ko babihabwamo. Hari igihe bakoresha gudukaye tw'utugugu twakera ugasanga ugushakisha nakagugu wahisha ahantu runaka. Ku busabe bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubureziREB bafatanyije n'abarimu mu mashuri yisumbuye na kaminuza y'u Rwanda College y'Inderabarezi bahagurukiye kuvuguta umuti kuri icyo kibazo. Bimwe mu bitabo banditse byamaze kugezwa mu mashuri hagati mu gihembwe kirangiye kandi ngo amasomo azatangira mu cya kabiri, ibindi navyo byarageze ku mashuri. Ku ruhande rw'abarimu 167 bahamagariye kuzuza iyo nshingano yo gutunganya ibitabo 46 bijyanye n'ubumenyi abana b'u Rwanda bakeneye, baratanga icyizere ko ngari ibitabo bifite itandukaniro n'ibyo leta y'u Rwanda yajyaga icapisha mu mazu y'ibitabo hanze y'igihugu kandi bikanayihenda. Ariko ubu ngubu ibyo turimo kwandika turazanamo indangagaciro z'abanyarwanda, tukazanamo imibereho y'abanyarwanda, tukazanamo uko abanyarwanda babayeho muri buno buzima bwa kino gihe turimo ndetse n'igihe kizaza kiri imbere, ku buryo tubona bizafasha abana b'abanyarwanda kandi natwe ubwacu bikadufasha. Urabona ubundi uko byakorwaga, REB yatangaga isoko kugira ngo abantu bandike bakagenda bakandika. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda, umuyobozi mukuru wa REB Dr Ndayambaje Irene yavuze ko uburyo bitabo byandikwamo n'abanyarwanda ari ubuhumwana ijambo mu masomo bukaba butandukanye cyane n'ubwo abanditsi b'abanyamahanga bajyaga bakoresha, hakaba n'ikibazo cyo kumenya ibiri mu bumenyi buhamye. Ibintu byose bibera kwigisha. Amasomo yagiye agaragara cyangwa se intege nke zagiye zigaragara mu myaka yashize mu buryo bwo gucapisha ibitabo cyangwa byo kubyandika, nibyo byatumye twinjira muri ubu buryo bushya. N'uburyo ibitabo byanditse birashishikariza umwana kuba hagati y'icyigisho, ari byo twita kuba ari learner centered approach turimo gukoresha. Bivuga ngo rero umwarimu muri urugendo ntabwo ari we kamara kugira ngo umwana yige. Umwana agomba kumva ko ari we wa mbere ugomba kugira umuhate mu byo yiga. Dr Ndayambaje kandi yakomeje no ku gitabo cy'amateka cyanditswe nabi kuko isoko ryo kucyandika no kugicapa ryari ryahawe abanyamahanga bakayandika bayagurika bigatuma kivanwa mu mashuri. Icyo gitabo cyagaragaje ko gifite amateka agoramye, niyo mpamvu twihutiye kukivana mu mashuri. Ubu ngubu noneho tukaba tugiye tubizaza abanyarwanda ko tugiye kuzasohora igitabo kuko kivuga amateka nyakuri y'abanyarwanda. Kuko ubuyobozi bwa REB bitangaza ngo muri Kanama y'umwaka wa 2018 nibwo ibyo bitabo 46 bizaba byanonosowe burundu bigacapwa bigakwirakwizwa mu mashuri. Tuyishime Jado Fils mu karere ka Musanze.